Hari abaturage batuye mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi babangamiwe n'isuri y'amazi ituruka mu mihanda ba rwiyemezamirimo bari gukora, bavuga yuko imaze kubangiriza ibintu byinshi. Reka turebere hamwe ibintu bitatu ndetse isuri imaze kubangiriza. Icya mbere bavuga yuko inzu zabo zimaze gusenyuka, icya kabiri bavuga yuko inzu zabo zimaze guhomoka, icya gatatu bavuga yuko amazi abasanga mu nzu ugasanga baryamye mu bishanga. Ni mu gihe umuyobozi w'akarere yavuze yuko ba rwiyemezamirimo bari kubaka uno muhanda ibintu byangijwe n'ino suri byashyirwa ahagaragara, ubundi ba rwiyemezamirimo bakazasoza kubaka uno muhanda bakahita babyishyura. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rulindo. Hari abaturage batuye mu karere ka Rulindo binubira imbaraga bita iz'umurengera, bavuga yuko abayobozi b'inzego z'ibanze bafatanyije n'abanyerondo bakunze gukubita abaturage bakabagira intere. Aya makuru yumvikanye mu karere ka Rulindo aho abagabo 15 barimo bacukura amabuye y'agaciro, abanyerondo baza babakubita ndetse abandi babashota imigeri. Bavuga yuko bano bantu barimo bacukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, gusa bano banyerondo no mudugudu ntago bari bazi ibijya mbere. Iki kirombe cyarangije guhabwa ibisabwa, ntago bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'agaciro, dore ko bari banafite ibikoresho byemewe, ahubwo bari bambaye kasike n'ibisurubeti ndetse bafite n'ibindi bibarinda iyo bagiye gucukura amabuye y'agaciro. Ni mu gihe rero bano bayobozi bo mu nzego z'ibanze abaturage babarega kuza bakubita abaturage ku buryo babakubita bakanabakomeretsa. Ibi ngibi bikaba bituma izi mbaraga z'umurengera abaturage bashaka kuzica mwakano kagari kabo mwono murenge wabo kugira ngo n'abandi bazajye bahabwa ubutabera bwizewe. Abanyerondo 12 harimo na mudugudu bakurikiranwe icyaha cyo gukubita abaturage bavuga ngo bari gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko kandi uburyo barimo bakoramo bwemewe n'amategeko. Tujye kurebera hamwe ibintu bitatu ndetse biri kumvikana mwakano karere. Ni ukuvuga ngo abaturage bari gusaba inzego zo hejuru kuba bashyiraho ibihano by'abanyerondo bakubise abaturage bihabanyije n'amategeko. Nanone iki kirombe cyari cyacukurwaga mu buryo butemewe n'amategeko, cyo ni icya kabiri, ariko ubu ngo bagihaye ibyangombwa gisigaye gicukura amabuye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivuze ngo rero hano tufitemo ibintu bitatu turi buze kubasobanuriramo. Ese aba bayobozi n'abano banyerondo bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB ngo bakurikiranweho ibi byaha byo gukubita no gukomeretsa? Nimwiyibagize aka kantu. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ngo uzakore cyane igisa nacyo, niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Bivuze ngo ese bano bagabo bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, ese iki kibazo cyakemutse gute? Ibi turaza tubirebere hamwe rero. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ushaka kumva ino nkuru paka irangiye, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye unabona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo akanya ko guhumbya amakuru yacu tuyadusubira inyuma, amakuru yacu tuyahire mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe. Abaturage batuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe bavuga yuko isuri ituruka mu mihanda iri gukorwa ndetse ibabangamiye cyane, ni mu gihe ibangiriza ndetse ikagira mu nzu iwabo. Bavuga yuko rero iyi suri ibabangamiye, bavuga yuko rero iyi suri ibasanga mu nzu. Icya mbere bavuga yuko ano mazi ava ku mihanda bari gukora akaza akabasanga mu nzu aho basanga baryamye mu mazi bitunguranye. Bavuga yuko inzu zabo nta n'ubwirinzi zifite kuba zafata amazi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bavuga yuko inzu zabo zasenyutse, zitangiye gusenyuka gushonga kubera ko zubakishije ibyondo, zikaba zirinda gusenyuka bitewe n'ano mazi aturuka mu mihanda ba rwiyemezamirimo bari gukora. Icya gatatu, umuyobozi w'akarere yavuze yuko ibingibi bigomba kwegeranwa ndetse bigashyirwa ahagaragara, bikazishyurwa na ba rwiyemezamirimo bari gukora imihanda, kubera ko uko ni uguhohotera abaturage kandi akarere nako kabyemera ko bahohotera abaturage. Nguko rero ibyo ni ibintu bitatu nari nabemereye kubasobanurira. Bivuze ngo rero abaturage bakaba barekaramye ndetse basabye ko bakwishyurwa bitewe n'ibihombo bimaze kubageraho bitewe n'isuri ituruka mu muhanda ba rwiyemezamirimo batari gufata. Ariko abaturage basabye yuko baba bakumiriye ano mazi mu gihe batarishyurwa, akareka kuguma ashoka ajya mu nzu zabo kubera ko ibi ngibi birababangamiye. Nguko rero
Birababaje kandi biteye agahinda, byarijije abanyarwanda benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo, rwiyemezamirimo abanyerondo biyemeje cyangwa bagambiriye gukubita no gukomeretsa bafatanyije n'uwo bita Mudugudu. Aba banyerondo rero bakaba batawe muri yombi. Icyo nicyo mwari mutegereje kumva. Abanyerondo batawe muri yombi nyuma yo gukubita abaturage barimo bacukura amabuye y'agaciro ngo nibyemeye kandi byemeye, barahawe icyangombwa cyo gucukura amabuye y'agaciro bwemewe, ndetse bari bambaye masike, ibisurubeti, bivuze ngo ibintu byose bari babyujuje, ndetse ikirombe cyabo cyari cyarahawe gukorwa cyangwa bari baracyemerewe gukora. Abanyerondo Mudugudu baturutse nk'ariya nk'iyagatera, dore ko hari 10 na bangahe baza bakubita kuko abandi bari bari mu ndake mo imbere ntibamenye ibyabaye, barabakubita ngayo uzaze, batangira kwirwanaho ariko banga kurwanya inzego, nubwo bababumbiye hamwe barabagota. Abanyerondo babicaza hasi, dore ko bari na benshi bafatanyije n'abaturage. Abanyerondo bakabashinza gukubita no gukomeretsa abaturage, mu gihe nta no kubaza baza bakubita ndetse bakubita abaturage. Vuga yuko so ubwa mbere bano banyerondo bahuye cyangwa basanzwe bakubita abaturage, n'undi muturage bakubise ndetse bimuviramo imvune, ubu ngubu akaba agendera ku mbago. Bakaba basabye rero abayobozi bakuriye b'inzego zo hejuru kuba bafata bano banyerondo bakajya babahereza ibihano byihariye, kubera ko ibintu bakora ni indenga kamere. Uvuze yuko rero abangaba bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Bivuze yuko rero iki cyajyanishwa n'amategeko kandi gifite ingingo igihana. Ngo ko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba ino nkuru wayumvise ikagira icyo gufasha, kora subscribe, ufungure inzogera, uyisharinge, uhereze bagenzi bawe. Ikiganiro nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda, tubafitiye akazi mu myanya itandukanye, mu Mwegarondo Hotel, Delta Security, ndetse no kuri Chic mu mujyi harimo akazi, harimo imyanya itandukanye. Mu kiganiro turi buze gukorana turaza kubabwira akazi, tubarangire akazi. Abantu b'abashomeri muri mu rugo ubu mudafite akazi, ubu mugiye kubona akazi binyuze kuri Kidasamura TV Rwanda. Amatangazo yamaje kutugeraho, impapuro zitwemerera kubamamariza zamaje kutugeraho, bivuze ngo imyanya itandukanye irimo, turaza kuyibagezaho. Murakoze cyane, Imana ibarinde, bahereza umugisha. Uwakoze subscribe uruw'agaciro, ibyo tugizeho nayo tubikesha, nibyo twenda kugeraho.